Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe ndabasuje kandi bifurije kugubwa neza. Tariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 twongeye kugaruka hano muri studio aho tujya gukurikirana akantu ku kandi kimwe mu bikomeje kuvugwa ndetse no kurangwa hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari. Ikiri kuza imbere nta kindi ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ni dossier z'umutwe wa 23, ni dossier za Repubulika Demokarasi ya Congo, ni dossier z'Ubufaransa, ni dossier z'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Umushinga rero wo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga wo navuga ko ukomeje kugorana ndetse bigaragara ko hari izindi ntambwe zikenewe kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifungurwe. Harabavuze bati ese ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyangwa se igisirikare cy'igihugu cyacu gifite ibikoresho bihagije birimo suko, birimo drone, birimo amatanka, ibikoresho byo ku rugamba, wavuga ko bihagije, kuki niki kiri gutuma cyangwa se niki kirimo gutera iki gisirikare kuba kitari gukoresha imbaraga kugira ngo bafungure ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Ibyo nibyo mwagiye mugarukaho. Abenshi bagaragaza ko ngo bikwiye ko igisirikare cya leta ya Congo cyakoresha imbaraga gifite bagafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo ubuzima bw'abaturage butabarwe. Hanyuma rero turaza kugaruka ku bice birimo bivugwamo imirwano. Ntujye kure ndakwinginze, niba ushaka kumenya amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, hano mufite amakuru agiye atandukanye yiriwe avugwa mu bice bigiye bitandukanye muri warikare. Ndaza kunyarukirayo mubwire situation ihari kabisa mu bice byose byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano. Indege zongeye guhaguruka, ndavuga iz'igisirikare cya leta ya Congo, ari zo drone, ari zo sukoyi mu kirere hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndakubwira ibice urugamba rw'imberenge rwongeye kumvikanamo kuri uyu munsi. Ntabwo byari byoroshye mw'abantu mwe. Hanyuma rero niba ukurikirana Region Info cyangwa se ukurikirana Mutarama Bosco, ariko nanone ushaka kuba mu by'ukuri ukunda amakuru tukugezaho, ndagusabye kanda subscribe cyangwa se sabone, ibindi ubindekere. Kujya muri groupe yacu ya WhatsApp nabyo biroroshye cyane, urareba munsi y'umutwe, urareba muri comment urebe link tugushyiramo ya gahunda ya mbere ya songa mbere, aho mu by'ukuri twakwegereje groupe aho biba byoroshye cyane kugerayo. Vuba bidatinze groupe nimara kugeramo abantu mu by'ukuri mubare twateganyije twarawutangaje, nta kindi kintu kiza kubaho. Turaza gutangira gufungura, dushyiremo amavideo ndetse amafoto n'ibindi bigiye bitandukanye bikenewe kuri buri umwe uwari wese. Ni mugiye kugeza kuri saha, bibutsa ko groupe yacu barimo barabizi, ariko kandi babwira ko ari umubare twavuze nkuko twabyumvikanyeho nugera tuzafunga, ubwo na undi muntu uzongera kwinjiramo, ubwo binjiramo hakiri kare. Ikindi kintu ugomba ko wamenya kabisa nuko ugomba ko uwa mbere mu bambere, nibyo nari mvuze haraguru nanone kuri iyo groupe. Ikindi kintu ugomba ko wamenya, gahunda y'amakuru urakomeza kugenda uyabona uko bwije nuko bukeye. Reka mbere ku magambo yavuzwe na Olivier Nduhungirehe, umugabo wongeye kuri koroza mu bitangazamakuru hirya no hino ku isi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Felix Tshisekedi bazahura mu minsi mike, aho abenshi mu by'ukuri batekereza ko uko guhura gushobora kuba intambwe ikomeye mu kurangiza amakimbirane y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka manze nkubwire uko bimeze kuko yatangaje byinshi. Uyu Olivier Nduhungirehe niwe wongeye kugaragaza ko u Rwanda narwo rutifuza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa ku bushake bwa Kinshasa. Minisitiri Olivier Nduhungirehe akomeje kuri byinshi, ni nawe wongeye kugaruka kuri ku biganiro bya Washington DC. Reka tubigarukeho. Ikindi kintu nakubwira, Olivier Nduhungirehe yaje gutangaza ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo itazigera ibona amahoro mu gihe igicumbi cy'umutwe wa FDLR ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se kubangamira u Rwanda. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazahura mu minsi mike iri imbere bagashimangira amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono muri Kamena cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu kiganiro na radio LFI y'Abafaransa, Nduhungirehe yabajijwe igihe iyo nama izabera, asubiza agira ati inama izaba mu minsi mike iri imbere, ariko siyo nama igomba gushyira mu bikorwa amahoro kuko amahoro n'agahenge byamaze gushyirwaho umukono. Yongeyeho ko ikibazo ari ibisasu biraswa buri munsi, ngo n'indege z'intambara na drone, indege z'intambara zitajyamo umupilote. Avuga iby'igisirikare cya Congo
ngo batari gusa ku birindiro bya 23 ahubwo ngo harimo kurenga ku gahenge. Ati ariko igikomeye cyane biraswa no ku byaro by'abanyamurenge ngo aba batutsi b'abanyekongo bo bari muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyo wo kwiyongera kw'imvugo y'urwango. Ingabo za leta ya Congo FARDC nazo zakomeje gushinja 23 n'u Rwanda aho rushinjwa gufasha uwo mutwe urwanya ubutegetsi bwa Congo kuba ari bo bafite akamenyero ko kurenga ku gahenge. M23 ndetse n'u Rwanda barabihakana. Abajijwe na LFI kukuba leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ivuga ko nta mahoro azagerwaho igihe cyose u Rwanda ruzaba rutarakura abasirikare barwo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, Nduhungirehe yasubije ko amahoro azagerwaho gusa ari uko Kinshasa iranduye umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe aribwo u Rwanda ruzabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi zarwo. Leta y'u Rwanda ihakana ko rwohereje ingabo ibihumbi muri Repubulika Demokarasi ya Congo gufasha umutwe wa 23 nk'uko bivugwa na leta ya Kinshasa n'umuryango w'Abibumbye, aho ukivuga ko wafashe izo ngamba z'ubwirinzi. Amasezerano ya Washington ku itariki 27 Kamena naho ateganya ko hari ingingo runaka uruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugire icyo rukora, naho avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza ako kanya. Bivuze ngo angaha niba Nduhungirehe avuga ati Repubulika Demokarasi ya Congo niyo igomba kubanza kusenya FDLR, kwa ari ukwibeshya mu gihe amasezerano avuga ko impande zombi nta rumwe rutegetswe kubanza, ubwo zose zigomba guhita zubahiriza amasezerano. Ni mu gihe cyashize Kinshasa yavuze ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse iburira ko umusirikare wa FARDC uzafatwa akorana nayo azabihanirwa, aho yahise isaba abagize uwo mutwe gushyira intwaro hasi. Guhera mu kwezi gushize ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC zitangiye gufatanya na MONUSCO ibikorwa byo gushikariza abo mu mutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi ndetse no kwishyiriza bagacyurwa mu Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yaje gutangaza mu gihe mu byumweru hafi 2 bishize Mossad Barusi mujyana mukuru kuri Afrika wa Perezida wa Amerika yari yavuze ko vuba aha cyane biteganyijwe ko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi barahurira muri Amerika ku butumire bwa Perezida Donald Trump. Mossad Barusi yavuze ko iyo nama yabo yitezwe kubamo n'isinwa ry'amasezerano menshi no gushimangira kwemeza amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2023 iragenzura umujyi wa Goma, murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Muri intambara yongeye kwaduka mu mpera y'umwaka 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mwabyumviye. Mu yandi makuru akomeje kugenda asirikira no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ngira ngo umenye cyangwa se umwari wese amenye, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hari icyo yavuze. Uyagaragaje ko ibiganiro bya Washington biri mu cyerekezo cyiza. Umva icyo yatangaje. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ibiganiro bihuriza intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Demokarasi ya Congo i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye mu karere. None tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo byagiranye amasezerano y'amahoro babifashijwemo na Amerika. Byitezwe ko azakurikirana n'andi y'ubufatanye bw'ibi bihugu mu iterambere ry'ubukungu. Amerika yifuzaga ko Perezida Kagame na Tshisekedi bahura mu kwakira 2025 ariko ntibyashobotse. Gahunda yimuriwe mu Gushyingo ariko nabwo ntibyakunda. Byitezwe ko bazahura mu gihe cya vuba. Mu kiganiro abanyamakuru cyabaye tariki 27 Ugushyingo 2025, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko nyuma y'igihe kinini u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo n'abafatanyabikorwa babo bagerageza gukemura ikibazo ariko ntabwo byigize bikunda, ngo bari icyizere ko byashoboka. Yagize ati icyuko guhurira i Washington byashoboka tukaganira tukemeranya cyangwa tukagira ibyo dusinya ni intambwe nziza. Mu myaka yose yabanje ntihabayeho ikintu nk'icyo. Twabonye abantu basura u Rwanda na Congo bakihutira muri Loni mu kanama gashinzwe umutekano, bagatanga amatangazo, bagatora imyanzuro. Umukuru w'igihugu yakomeje ati niyo mpamvu mu myaka ya mbere twatakaje igihe kinini nta kintu gifatika tugeraho. Gahunda zombi
imwe ya Washington n'indi ya Doha, ariko navuga ko ya Washington iyi ni intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza. Twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka bigaragara. Ni icyizere cy'uko turi hafi yo kubona amahoro arambye. Ni ikintu twakomeza kwizera ndetse no guharanira. Perezida Kagame yatangaje ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakoze neza kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusaruro nk'uwo ibiganiro by'amahoro bya Washington biri kugeraho. Agira ati bigaragara ko ubuyobozi bwa Trump bwakoze neza. Ati murabizi ko zimwe muri izi gahunda zitatanga umusaruro kubera ko duhuriyeho i Washington, kubera ko igihugu gikomeye cy'Amerika cyabyinjiyemo. Ati yego bifite umusanzu ukomeye kandi byatanga, atari ko iyo abo bireba ako kanya badashaka kubona umusaruro wa nyuma ariwo umutekano n'amahoro, n'abakomeye baba bagishakisha inzira yo kunyuramo cyangwa byabarenze. Uyu avuga ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano gikemuke haba hakenewe ubushake bwabo bireba aribo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ibindi bihugu byo mu karere. Ati kuko kubura kwabo mu biganiro bya Nairobi na Rwanda nibyo byatumye bidatanga umusaruro. Ati gusubira u Rwanda hari icyo rero avuga ku bijyanye no gusabira u Rwanda ibihano. Inshuro nyinshi ngo ubwo amakimbirane y'ibihugu byombi yatangiraga, umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo muri guverinoma yabo ngo bagaragaje ko u Rwanda rukwe ibihano mu mahanga ndetse no mu miryango mpuzamahanga, aho u Rwanda rwashinjwaga guhungabanya umutekano w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko rusobanura ko ibyo birego bidafite ishingiro kuko icyo rwakoze ari ugukaza ingamba z'ubwirinzi. Sasa guverinoma y'u Rwanda nayo ngo yasobanuye ko idashobora gutuza mu gihe umutwe w'iterabwoba ari FDLR uri hafi y'umupaka kandi ugifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano cyane ko ngo wanagiye bigerageza inshuro nyinshi. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko niyo u Rwanda rwafatirwa ibihano nk'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibisaba, ati ibyo bidashobora gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. Yagize ati barota ku manywa bakavuga ibintu byinshi, bajya ahantu hose ibyo bazi ni uguhora basaba ibihano, yaba ibihano ku Rwanda, ariko se dufatiye ibihano u Rwanda ibyo byakemura ibibazo byawe bite? Ati ibyo byakemura bite gucunga nabi ibirebana n'igihugu cyawe? Byaha bite uburenganzira bw'ubwenegihugu abantu batabaje imyaka myinshi? Ati bikaba ngombwa ko bafata intwaro bakarwana. Ni gute nyine ngo byaba igisubizo ku bantu bagiye batabaza intwaro plutôt batabaza kenshi? Umukuru w'igihugu yagaragaje ko yiteguye gukora ibyo asabwa gukora kandi ko afite icyizere ko amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora gukemuka. Bivuze ngo ati umukuru w'igihugu yagaragaje ko yiteguye gukora ibyo asabwa gukora kandi ko afite icyizere ko amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora kuba yakemuka. Ese birashoboka ko ibi byaba bigiye gutanga igisubizo? Reka tubitege amaso. Hanyuma rero ku bijyanye n'imirwano, amwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se aho bihagaze kugeza kuri munota, reka tubanzirize muri kamwe mu duce twavuzwemo imirwano ikomeye kugeza kuri aya masaha. Ni muri position z'urugamba, aha ni muri teritwari ya Warikare, havuzwe imirwano ikaze cyane cyangwa se ikomeye cyane. Uti byifashe bite sasa? Kuri iyi tariki ya 27 rero z'ukwezi kwa 11, amakuru aturuka muri teritwari ya Warikare avuga ko bitari byoroshye hamwe na gato, ndetse bitigeze byorohera abo mu mutwe wa 23. Kubwiziye impamvu rero reka tubisuzume turebe uko byari bimeze. Nizera ko wowe dukurikiranye ukabageze kuri munota amaze gukanda iki, wamaze gukanda subscribe. Ati imirwano ikaze yongeye kumvikana aho inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zibarizwa mu ry'uruzi rwa Congo AFC barwanye na Wazalendo aho bita Kibati hafi yaho bita Kashebere. Abyari bikaze. Inyeshyamba za 23 na Wazalendo ngo baje gushyambiranya kuva mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki 27 Ikibati muri groupement ya Rubereke muri teritwari ya Warikare mu majyaruguru ya Kivu. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi n'umutekano avuga ko Wazalendo baje kugaba ibitero ku riro by'inyeshyamba bakoresheje intwaro ziremereye kandi n'izoreje zakomeje gukoreshwa. Amakuru aturuka muri ako gace akaba avuga ko ngo ibisasu byumvikanye muri ako karere k'imirwano, ndetse imirwano mishya ikaba yatumye umuhanda Kibwa ndetse na Kashebere
iyo mihanda ifungwa. Ibintu bikomeje kuba bimwe abantu bwe muri Kibati ati ku nshuro ya 4 wazalendo na 23 batana mu mitwe. Ibi biratuma umubare munini w'abaturage barushaho kugenda bava mu bizabo. Barimo barahunga nyine, barimo barahunga kuko urugamba nakubwira ko mu byukuri urugamba nago ari ibintu byoroshye. Imirwano iri kuba irakaze kandi irakomeye. Kimwe mu bindi bintu ugomba kuba wamenya muri teritwari ya Masisi naho kugeza kuri isaha ntabwo natinya kubwira ko hari kuvugwayo imirwano, ndetse kandi teritwari ya Masisi ni kamwe mu duce kuri ubushobora gusangamo ibitero bya drone, ni kamwe mu duce ushobora gusangamo Sukhoi ukayibona mu kirere. Bati rero kuri wa 4 tariki 27 na none nibwo ingabo z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zakoresheje indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi kugira ngo bahagarike iterambere ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ubwo 23 zateraga ibisasu. Kuri wa 4 tariki 27 Kibati muri Warikare ndetse na Kasopo kamwe mu duce two muri teritwari ya Masisi karerutse kugaragaramo abarwanyi benshi na 23 yaba birukanwaga muri Warikare ndetse n'abasorwaga muri Masisi tumwe mu duce tugiye tutandukanye. Nibitero by'indege byabaye ahagana ku isaa 9 z'urukerera. Amakuru aturuka muri kariya gace avuga ko umwotsi w'umukara cyane wagaragaye hafi na hari ibirindo by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri Kibati nyuma yuko izi drone plutôt izi Sukhoi zari zimaze gutera indege. Tena kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko indege zakomeje kugenda zigaruka zirasa mu duce tugiye dutandukanye, ariko kandi inyeshyamba z'umutwe wa 23 nyuma yo gukora inama nanone mu mujyi wa Goma bavuze ko ngo ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zemeje ko bo ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kandi iki kibuga kugeza uyu munsi ibihugu by'Uburayi birongojwe imbere n'Ubufaransa, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'izindi mande zigiye zitandukanye ntizitinya kwerura ngo zigaragaze ko ziteguye mw'abantu mwe gushyira itafari ryo guhagarika izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kabisa. Aho rero ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo twari turimo tugaruka tureba uko ibintu byifashe kugeza uyu mugoroba. Hanyuma rero kuri wari udukurikiranye uri mu bice bigiye bitandukanye wakomeje kugenda ubana natwe kugeza kuri munota uri mu mirimo igiye itandukanye ndetse n'abari bari mu kiruko nanone, kandi yaba ko bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda ndetse n'ahandi mudahwema kudukurikirana namwe reka mbatere yamba. Bagabo mu bukuri bari mu mujyi wa Goma barimo bamazirane Conrad ndetse na mwese mugena mutanga ibitekerezo n'inyunganizi mwese mvuze muri rusange ndabashimiye cyane, kandi reka dukomeze like, reka dukomeze ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ndetse n'imitima muri comment. Hanyuma rero andi makuru y'ingenzi ugomba kuba wamenya, biravuga ko bamwe mu Barundi bari mu Rwanda bakomeje kugenda boherezwa cyangwa se basubizwa mu gihugu cyabo. Mu by'ukuri hari impamvu zigiye zitandukanye twavuga zinganuro zagiye zitangwa, ariko abenshi bakavuga ko ngo bamwe mu Barundi bari mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda mu by'ukuri bacyurwa. Ibi nabyo ngira ngo turaza kubifatira umwanya tubigarukeyo nyuma yo kugenda dukusanya amakuru menshi cyane kuri byo ndetse n'ibyo tubwirwa n'abagenda bagiraho bahurira n'iyi dosiye. Turaza kubabwira uko byifashe. Reka rero nkubwire nti rero kugeza kuri munota nshatse nagushimira akubwira nti mu by'ukuri komeza uryoherwe n'ibyo urimo kandi usenga Imana. Mu by'ukuri dore ko Imana ariyo iturinda byose bibazo ndetse n'ibindi byose niyo mugenga. Ubwo rero ibitakemutse biraza gukemuka, kandi mu by'ukuri tusaba ko itubabarira ku byaha byacu. Icyo nicyo kintu cya mbere none ugomba kuba wakora. Ubundi rero mubwire ko tuzagura mu masaha ari imbere. Ubu nshatse nakubwira nti nshuti muvandimwe ukurikirana kandi ubana natwe kuri Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.